ni muze dushaka ubwami bw'Imana. Nkunda kubabwira ngo muze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko ibindi byose bizaza ari iki? Bizaza ari inyongera. Imana ishimwe. Mwishakira ubwugamo, imvura y'amahindi itaragira ite? Itaragwa. Ntiwamenya ngo imvura ni iyihe. Inzara yaza ari imvura ku buzima bwawe, ubukene bwaza ari imvura ku buzima bwawe, ubushomeri bwaza ari imvura ku buzima bwawe, ubugwayi bwaza ari imvura ku buzima bwawe. Ishakira ubwugamo bwiza. Imvura bamwubaha, abamwikomejeho aje kubagirira neza, nubwo bikomeye aje kubagwanira urugamba, nubwo turi mu bihe bigoye, nubwo twinjiye mu bihe by'amakuba, nubwo twinjiye mu bihe biruhije, arira neza. Numwubaha azaguha inzu yo guturamo, numwubaha azakugaburira, numwubaha azakwambika, kuko ijambo ryavuze ngo aje kugota abantu bagize ute? Bamwubaha. Imana ishimwe. Zaha muve mu byo mwibwira, muve mu byo gukiranirwa, mwubaha Uwiteka, nawe aje kugira ute? Aje kubagota. Imana ishimwe. Azababera ubwugamo, azababera ubuhungiro muri byose. Njya mbwira abantu ngo hari igihe cyagera ukabura ubuhungiro, nukora ibyo gukiranuka izagutabara, nukora ibyo gukiranuka nta na kimwe uzaburana iki? Uzaburana Imana. Nukora ibyo gukiranuka izakugwanirira, urwo rugamba izarugwana, izo ntambara urimo izazigwana. Nukora iki? Nukora ibyo gukiranuka uzabona iki? Uzabona ubwiza bw'iki? Ukamubura umwanya wo guhereza Imana, niko nayo ije kubaburira umwanya. Kandi ndababwiza ukuri, ni ukuri hari abantu mugiye gusenga amatake, mugiye gushaka Imana itakiboneka, kuko ibihe tugiye kwinjiramo biragoye, birakomeye. Benshi bajya babivuga ngo nayo abahanuzi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo abari maso, abafite amaso, ni ukuri mushakire iki? Mushakire Imana umwanya, mwinjire mu ihema. Ngiye kubona mbona umusozi muremure. Uwo musozi nabonaga wari muremure, ariko nkabona uri kumanuka uza ahantu mu kibaya. Ngiye kubona mbona womotse uza ahantu nanjye nari mpagaze ahantu ku musozi. Ngiye kubona mbona riyerekwa ryanteye ubwoba. Iryo yerekwa riratambuka, rimaze gutambuka ndongera mbona Imana intuma ku bantu, intuma ku turere tubiri. Ndabivuga nk'uko Imana yabimbwiye. Imana irambwira ngo nimbwira akarere ka Rusizi n'akarere ka Nyamasheke ngo mbabwire ngo, arambwiye ngo arahanyuze kandi arahatinze, buri wese n'umwana azabimenya ko Imana yagize ute? Yahanyuze. Ubwo ibigiye kubera mu karere ka Rusizi ntabwo nzi ibyo ari byo. Imana y'amahoro ibane na mwese mudukunda kandi mukurikira Umuremyi TV. Imana ibarinde kandi bakomeze aho muri hose mutuye mu Rwanda hatandukanye, abatuye mu burengerazuba, iburasirazuba, amajyaruguru n'amajyepfo, mwese abatuye mu Iburayi, hanze y'u Rwanda, muri Afurika, mwese mudukurikira, abakanze subscribe n'abatarayikanda, mwese turabashuhuje. Mukande subscribe kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro byacu mu gihe tubisohoye, mukande like kugira ngo n'abandi bajye babibona, kuko iyo mukanze like bituma abandi babona ubutumwa, noneho YouTube ikadusharinga bikagenda neza, kandi tuba dukoranye umurimo w'Imana, twese izaduhemba kuko tuba dukoze umurimo w'Imana. Reka tubasabire umugisha rero kubwo kubana natwe muri uyu mwanya. Dufite umukozi w'Imana imbere yanyu ya kamera, reka tumusuhuze. Sibwo bwa mbere tumwakiriye, ariko uyu munsi yazanye ubutumwa bukomeye cyane Imana yamuhaye. Reka tumusabe rero adusuhuze, namwe basuhuze, kuko ni mwebwe b'ingenzi cyane. Turagushuhuje mukozi w'Imana. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, turabikirije. Amahoro y'Imana nabane namwe. Imana nibaho umugisha. Hanyuma ducuhuje abantu badukurikiranye, abatubonye ari ubwa mbere, turabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Ari bari hano mu gihugu cy'abaturanyi ndabasuhuza. Hari inshuti zanjye nazo ndazishuhuje ziri ahantu hatandukanye, abari i Burundi, i Bugande, mu bihugu bitandukanye, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana nibampera umugisha. Urakoze cyane. Yego namwe murakoze cyane. Agira tubwiye ngo twamama Ishimwe. Amazina yanjye ku izina ry'umwana nitwa Mama Ishimwe cyangwa se Mama Kamikazi, ariko amazina y'ababyeyi ni Nzamurambaho Claudine.
Imana ishimwe cyane. Mukozi Imana, wari umaze igihe utari imbere ya kamera, cyangwa ni ukubera nta butumwa Imana yaraguhaye, cyangwa ni izindi mpamvu? Nari maze iminsi itari mikeya cyane ntari kuboneka imbere ya kamera kubw'impamvu zanjye bwite. Imana yo ntabwo igiceceka kubana natwe kandi ntigiceceka kuvugana natwe. Imana ibana natwe umunsi ku munsi, ariko kubw'impamvu zanjye cyangwa se kubw'umutekano nari maze igihe ntari kuboneka, ariko ndashima Imana ko uyu munsi yanciriye akanzu nkabasha kuboneka. Amen. Yego. Urakoze cyane. Hari abavuga ko Imana ngo itavuga buri gihe kuko bamwe bavuga ko ni gute umukozi w'Imana ahabwa message buri gihe. Imana ivuga buri gihe. Wowe mukozi w'Imana, wasanga wenda Imana itakuvugisha buri gihe, wenda ukavuga rimwe na rimwe? Murakoze cyane. Imana buriya Imana ntabwo ari umuntu, kandi ikindi Imana ntabwo ikora nkatwe, nta nubwo imitekerereze y'Imana ari nk'iyacu. Igihe cyose, ibihe byose ufite ibihe byiza byo kubana n'Imana, iragusura ikabana nawe. Icyakoze iyo utari mu bihe byo kuvugana n'Imana, cyangwa se iyo utari mu bihe byiza hakaba hari ibyo uhugiyemo, icyo gihe Mwuka Wera ntabwo aba akivugana nawe, kuko n'ubundi nawe ntabwo uba uri gusabana n'Imana. Ariko iyo uri mu bihe byiza uri gusabana n'Imana, igihe cyose usabana n'Imana ntabwo Imana igiceceka ku muntu wayo uri kumwe nayo. Njye rero iyo mfite ibihe byiza, iyo mbanye n'Imana, igihe cyose njya mbona Imana itancecekana. Ubwo bishatse kuvuga ko Imana ivugisha umuntu cyangwa iguha message bitewe n'uko ubana nayo? Yes. Abavuga ko itavuga buri gihe, ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo iba yabanye nabo. Imana iyo wabanye nayo mu bihe byiza nyine, Imana ibasha kuvugana nawe. Njye rero iyo ndi mu bihe byiza nabanye n'Imana, mfite ibihe byiza, nta gituma Imana itavugana nanjye. Ariko ntari mu bihe byiza ntabwo Imana yavugana. Yankura hese mba ntari mu bihe byiza ntayegereye. Ubundi iyo wegereye iteka ryose, iyo wegereye Imana ukaba bugufi bw'Imana, nayo ikuba bugufi, nta nubwo yakwima amakuru wayegereye. Amen. Ubwo urumva ko amakuru uyabona ava ku Mana, uyabona ari uko wayegereye. Ari uko nayegereye. Iyo nayishatse nkayishakana umwete, nasenze, Imana ibana nanjye. Ariko se waba utasenze, ufite ibyo uhugiyemo, itari kukubona, yavugana nawe gute se? Urakoze cyane mukozi w'Imana. Uyu munsi rero yamuhaye amakuru akomeye cyane, reka ayatubwire, ayatugezeho. Namwe rero mutera agatebe, noneho mudukurikire mwumve iyo message irakomeye. Mugikurikiye kugeza ku mwanya wa mbere irangire, kandi mwese Imana irabaha umugisha. Reka tukwakire mukozi w'Imana, noneho uduhe iyo message Imana yaguhaye, udusengera. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha kwakira ubutumwa bwacu tugiye gutanga. Imana nibahereza umugisha. Reka dusenge Imana. Mana Data wa twese, turagushimye, turaguhimbaje Kristo, tugushimiye kugira neza kwawe, turagushimye kuri umwami mwiza, turagushimye ko wabanye natwe mu bihe byose byatambutse, tukaba tugarutse imbere ya kamera duhumeka umwuka w'abazima, nta gikuba cyacitse. Turagushimye, tugushimiye ko waturinze, ukarinda abantu bawe muri rusange, ukarinda abanyarwanda bari muri iki gihugu, ukarinda bari mu bihugu bitandukanye. Twese watugiriye neza, batambutse baratambutse, ariko abasigaye waraturinze. Turagushimiye kubw'ineza yawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye rero mu minsi tumaze se, cyangwa mu gihe tumaze kutacecetse, utahemye kubana natwe, wagiye ubana natwe. Ibyo byose nubishimigwe, ubihererwe icyubahiro. Nyemerera rero Data mukunzi mwiza, aka kanya ndakwinginze ngo imbaraga zanjye zibure, ahubwo imbaraga z'Imana aba arizo ziganza. Umwuka wawe wera aba ari utegeka muri aka kanya. Sabye kuyoborwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerere Data Nyiringabo, ubane nanjye muri ubu butumwa se, cyangwa muri ubu buhanuzi ngiye gutambutsa. Ndakwinginze mu izina rya Yesu, undinde kugabanya
cyangwa se undinde kongera. Mana mvuge ibyawe uko biri kandi nyobogwe n'Umwuka Wera, kugira ngo n'umuntu ubasha kunkurikirana abashe kumva icyo ushatse kuvuga, abashe kumva icyo ushatse kubwira buri muntu uwo ari we wese, kandi umuntu wese uri bugerageze kunyumva akankurikirana umumpera umugisha mu izina rya Yesu, icyubahiro kibi cyawe. Rero akanya kose ngiye kumara imbere ya kamera, ndakwinginze ngo ushyigikire, ndakwinginze ube mu ruhande rwanjye mu izina rya Yesu, nyobogwe n'Umwuka wawe Wera, kandi n'abadukurikirana nabo bampera umugisha. Ndetse data mukunzi mwiza, ababasha guhindukira bahindukire mu izina rya Yesu, abakwegera bakwegere, ababasha gusenga basenge. Uwiteka Imana nyiribihe, kubw'ubutumwa bwawe bugiye gutambuka, urakoze urakarama. Rero ngaho nubane natwe, ubane n'abagiye kukumva mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Urakoze cyane rero, komeza na message Imana yaguhaye. Murakoze cyane kwakira ubutumwa Imana yampaye. Navugaga nti iteka ryose, igihe cyose ubanye n'Imana, igihe usenga, igihe uyegereye, nta kintu gituma Imana itabana nawe. Rero iyo uri kubana n'Imana nawe irakwegera kangawe, ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo nitwegera Imana nayo izagira ite, nayo izatwegera. Iyo ubaye bugufi bw'Imana ukegera Imana, nta gituma Imana igiceceka. Hari abiceceka aho yenda sinzi uko biba byagenze, ishobora kugucecekana bitewe ko utari mu bihe byiza byo gusenga, ishobora kugucecekana mu gihe wagiye mu byaha, ishobora kugucecekana mu gihe watandukiriye, ishobora kugucecekana bitewe n'aho uri n'ibyo urimo. Icyo gihe Imana iraceceka, kuko Imana ni nziza kandi Imana irera, Imana irakiranuka. Ntabwo Imana ibana n'ibyaha, ntabwo ibangikana n'abanyabyaha, ariko igihe cyose wegereye Imana irakwegera. Muri uko kwegera Imana rero, nanjye Imana yagiye ibana nanjye. Nari maze iminsi myinshi itari mikeya ntari kuboneka imbere ya kamera, ariko ndashimira Imana ko nagarutse, kandi nkaba ntagarutse iki, nkaba ntagarukiye aho ngaho. Mfite icyo Imana yantumye ku Banyarwanda. Wowe ubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda unyumve, kandi n'utabasha kumva Ikinyarwanda nawe yihangane, nta kibazo. Ariko ndacyabwira abantu mbabwira ngo Imana irabakunda mu izina rya Yesu. Imana iragukunda, aho uri iragukunda, nuyegera izarushaho kugukunda, izarushaho kubana nawe. Nuba mu ruhande rwayo izarushaho kubana nawe, izarushaho kukugirira neza. Rero kubana n'Imana ni byiza, ni by'ingenzi. Mureke dukunde Imana, dukunde kubana nayo, dukunde gusenga, kandi dukunde gusenga no gukiranuka. Icyo gihe iyo wakiranutse ukabana n'Imana, ni ukuri Imana iguha iki, iguha amakuru. Imana ishimwe rero, Imana ihabwe icyubahiro. Ndashimira Imana rero, nicaye imbere ya kamera, ndashimira Imana yabanye nanjye mu bihe bitambutse ntari kugaragara. Ntabwo byari binyoroheye, rwari urugamba rukomeye, ariko nabonye Imana. Imana yabanye nanjye. Ndakubwira ngo Imana nabonye nawe yagiye ibana nawe. Nawe hari uburyo yabanye nawe mu ntambara wari uhagazemo, ibana nawe. Wari urwaye, Imana ibana nawe. Wari urwaje uri kwa muganga, Imana ibana nawe, irakurinda. Byari bikugoye, ariko wabonye iki? Wabonye Imana. Nanjye nshimye Imana rero ko nabanye n'Imana. Nahuye n'ibigeragezo bikomeye, ariko Imana ibana nanjye. Ntabwo yemeye ko ibigeragezo bimperana cyangwa se ngo bindangize. Ndashimira Imana yabanye nanjye. Nkaba nongeye kugaruka imbere ya kamera. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ni ukuri ndayishimiye, Imana ibyumve ko nyishimye. Yagwanye urugamba pe, byari bikomeye, ariko Imana yagiye ibana nanjye, kuko gusenga niyo ngabo idukingira. Gusenga bitwongerera imbaraga, gusenga bitwongerera kwihangana. Imana ishimwe rero. Iyo wabanye n'Imana ni ukuri ntabwo ijya igusiga, kandi ntabwo namwe ndababwira ngo ntabwo Imana izabasiga, ntizabahana, ntizanabatererana mu makuba no mu byago. Iyi Mana iziyerekana mu gihe cyo kwiyerekana. Imana iziyerekana, Imana izakwiyereka, uzabona urukundo rw'Imana. Kuko Imana ni iki? Imana ni umubyeyi. Imana ni umubyeyi. Iyo ubanye nayo ikubera umubyeyi muri byose. Mu byago iraseruka nk'Imana, ikigaragaza. Ni ukuri twagiye tubona Imana mu buryo butandukanye. Ahubwo mbwira Abanyarwanda, mbwira abantu bose babasha kumva, ni muze dushake ubwami bw'Imana. Nkunda kubabwira ngo muze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko ibindi byose bizaza ari iki? Bizaza ari inyongera. Imana ishimwe kandi Imana
ihabwe iki? Imana ihabwe icyubahiro. Shaka ubwami bw'Imana, senga ushake gukiranuka, wegera Imana ukiranuke, Imana izakugirira neza. Imana ishimwe. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ishakira ubwugamo bwiza, imvura y'amahindi itaragwa. Mbabwira ngo mushake ubwugamo, mwishakira ubwugamo, imvura y'amahindi itaragira ite? Itaragwa. Ntiwamenya ngo imvura ni iyihe. Inzara yaza ari imvura ku buzima bwawe, ubukene bwaza ari imvura ku buzima bwawe, ubushomeri bwaza ari imvura ku buzima bwawe, ubugwayi bwaza ari imvura ku buzima bwawe. Ishakira ubwugamo bwiza, imvura y'amahindi itaragira ite? Itaragwa, kugira ngo iyi mvura niza kugwa izasange wifitiye iki? Wifitiye ubwugamo, wifitiye aho ugomba kwihisha, wifitiye aho ugomba kugama. Imana ishimwe ngo na wowe yibarije iki? Yibarije inkuge, ahungana n'umuryango we, ahungana n'ibye byose. Nawe ndakubwira ngo rero wishakira ubwugamo, ndetse ubuhunganemo n'umuryango wawe. Wishakira ubwugamo, abana bawe bazugamemo. Wishakira ubwugamo, umugabo wawe azugamemo. Ishakira ubwugamo bwiza, imvura y'amahindi itaragira ite? Itaragwa. Imana ishimwe. Imana izakugirira neza, Imana izabana nawe, Imana yo mu ijuru izaturengera. Nta bikakaye nazanye, ahubwo nje kubwira abantu nubwo bimeze gutyo nimuhumure, turi kumwe n'iki? Turi kumwe n'Imana. Imana izatugirira neza. Reka baturebere ijambo ry'Imana riri Zaburi y'125 ku murongo waho wa mbere, twumve icyo Imana igize ite? Idushakaho. Noneho mbabwire icyo Imana yagize ute? Icyo Imana yantumye ku Banyarwanda. Imana ishimwe, ube hafi wumve icyo Imana igushakaho. Imana iragukunda, uve mu byaha. Imana iragukunda, ni ukuri. Imana ikunda umuntu wese, ikiremwa cyose yaremye. Imana iragikunda mu izina rya Yesu. Wumve icyo Imana ishaka. Reka badusomere iryo jambo. Zaburi kangahe? Zaburi 125 umurongo ni uwa mbere. Zaburi 125 ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere. Usomera abantu bumve icyo Imana ivugana nabo. Haravuga ngo indirimbo y'amazamuka, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Yego, Zaburi 125 ku murongo waho wa mbere havuga ngo indirimbo, umutwe w'amagambo uvuze indirimbo y'amazamuka ku biringiye Uwiteka. Yego. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Imana ishimwe ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kugira ute? Utabasha kunyeganyezwa. Imana ishimwe cyane. Ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu. Haleluya. Ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be. Ngo niko Uwiteka agota abantu be. Uhereye none ukageza iteka ryose. Uhereye none ukageza iteka ryose. Kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburura amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Imana itugirire neza, Imana iguha umugisha. Ngo inkoni y'ubutware bw'abanyabyaha itazagomeza kugira ute? Kuba umwandu ku biki? W'abakiranutsi. Ku bakiranutsi. Imana ishimwe. Kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Ngo kugira ngo abakiranutsi bere kuramburira amaboko ku byo kugira ute? Gukiranirwa. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Imana nishimwe kandi Imana ihabwe iki? Ihabwe icyubahiro. Ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agose iki? Agose abantu bagize ute? Bamwubaha. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ndaje kubabwira ngo umwami Imana aracyariho kandi aracyafite iki? Aracyafite imbabazi. Imana iragukunda. Imana ishimwe. Imana ikugirire neza. Ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agose iki? Niko Uwiteka agose abantu. Ariko
ijambo riri kuvugana natwe neza ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agose iki? Agose abantu. Ariko harimo akantu kavuga ngo abamwubaha. Aleluya. Imana ishimwe ngo nabamwubaha. Uko Uwiteka agose niko abagose. Abantu bamwubaha ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni, ngo ntubashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Imana itugirire neza. Ariko ashyiramo akajambo kavuga abamwubaha. Ntabwo avuze abantu bose, ahubwo avuze iki? Avuze abamwubaha. Imana ishimwe. Bivuze ngo Uwiteka aje kurengera cyangwa se gutabara abantu bamwubaha, abamwikomejeho. Aje kubagirira neza nubwo bikomeye, aje kubagwanira urugamba nubwo turi mu bihe bigoye, nubwo twinjiye mu bihe by'amakuba, nubwo twinjiye mu bihe biruhije. Ariko Uwiteka aravuze ngo agose abantu bagize ute? Agose abantu bamwubaha, abantu bamukiranukira. Imana ishimwe. Nibaje kugota, nibaje kurengera, nibaje kugirira neza. Imana ishimwe. Kandi Imana igira ite? Imana ihimbazwe. Ngo bameze nk'umusozi ngo wa Siyoni, ngo uwo musozi ngo ntabwo ubashika kugira ute? Kunyeganyezwa. Haleluya. Ngo kandi inkoni y'ubutware bw'abanyabyaha ntabwo, mbese nta nubwo izakomeza, tuzakomeza kubana n'uburetwa bw'iki? Bw'abanyabyaha. Inkoni y'ubutware bw'abanyabyaha Uwiteka ayigukuyeho, Uwiteka ayikuvanyeho, Uwiteka aje kukurengera. Imana ishimwe. Kandi Imana ihabwe iki? Imana ihabwe icyubahiro. Ariko mwibuke ko yavuze ngo n'abantu bagize ute? N'abantu bamwubaha. Mbese muri make inkoramutima ziwe, abantu bamuba bugufiya, abantu basenga, bagasengana umwete, bagakora ibyo gukiranuka, ngo Uwiteka arabagose. Imana ishimwe. Isuzume, nanjye nisuzume, wumve ko mu bantu Uwiteka aje gutwikira, mu bantu Uwiteka aje kurengera, mu bantu Uwiteka aje kugotesha ihema ryiwe, wumve ko niba nawe urimo ushima Imana, ariko nusanga utarimo urebe icyatuma Uwiteka atakwishimira, ugikureho kugira ngo Uwiteka agire ute? Akwishimire. Imana ishimwe. Bivuze ngo Uwiteka aje kugota iki? Kugota abantu bamwubaha. Uwiteka aje kugota igihugu cyose. Uwiteka aje kugota ibihugu bitandukanye. Ariko se muri ibyo bihugu bitandukanye urimo urakiranutse? Ese Uwiteka ari kukwishimira? Ese umutima wawe Imana iri kureba ikawishimira? Aho ntikureba igasanga uri mu matiku, aho ntikureba igasanga uri mu bidatunganye. Ariko ijambo ryavuze cyane cyane ngo ku bantu bagize ute? Bamwubaha. Nibaje kugota, nibaje kugirira neza, nibaje kurengera. Wowe uri hirya no hino ukaba wiringiye Uwiteka, humura. Uwiteka aje kukugota, aje kukugirira neza. Uwiteka aje kugushyira mu ihema. Nyamara Imana itugirire neza. Uwiteka aje kuguhisha, Uwiteka aje kugutwikira. Imana itugirire neza. Wowe uri gusenga ugasengana umwete, wowe uri gusenga ugasenga ubanye n'Imana by'ukuri, wowe usenga utari kwiyoberanya, kubera ko tugwije abantu bari gusenga biyoberanya, bakiyiriza biyoberanya, bakiyiriza bakora ibyangwa n'amaso y'iki? Bakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Imana iturengere, Imana ibatabare. Imana yirareba ntabwo yerekwa. Imana irabizi niba uyubaha mu mutima wawe, niba usenga uyibwiza ukuri, niba uririmba uyibwiza ukuri, niba ubwiriza uyibwiza ukuri, niba uhanura uyibwiza iki? Uyibwiza ukuri. Wibuke ko Uwiteka avuze ngo ni ukuri, aje kubagirira neza, aje kubagota. Ariko cyane cyane abantu bamwubaha nibaje kugirira iki? Nibaje kugota, ngo bameze nk'umusozi ngo wa Siyoni, ngo utabashika kunyeganyezwa. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo babasha kugira ute? Kunyeganyezwa. Abari mu ihema ry'Imana, abari mu kuboko kw'Imana, naho isi yagira ute? Imana igize ite? Irabarinze kandi barashinganye, ngo Uwiteka aje kugira ute? Aje kugota abantu bamwubaha. Imana ishimwe. Bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Imana ishimwe. Mureke dushake iki? Nababwiye ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizaza ari inyongera. Amafaranga uri gushaka ejo wayasiga ukagenda bikarangira, ubutunzi uri kwigwirizaho wabusiga bukarangira. Ariko kubana n'iki? Kubana ni byiza ko washaka ubutunzi ukabana n'iki?
ukabana n'Imana, Imana ikakurinda kandi ikakurindana nabwo. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana ikugirire neza, Imana igutabare. Aho uri ukaba wumvise iri jambo, Imana ije kurengera abantu, Imana ije gutabara abantu. Abantu barabona bicitse, abantu barabona bikomeye, ariko niwizera umwami Imana, ukizera Yesu aje kukugota, numwizera ukaba umwubaha, humura azakugirira neza. Ntabwo uzicwa n'inzara, ntabwo uzicwa mbese Imana izakugirira neza. Ubukode ntacyo buzagutwara, Yesu azakugirira neza. Numwubaha azaguha inzu yo guturamo, numwubaha azakugaburira, numwubaha azakwambika, kuko ijambo ryavuze ngo aje kugota abantu bagize ute, bamwubaha. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Wowe kora ibyo gukiranuka gusa, ibindi bizaza ari iki? Bizaza ari inyongera. Nukora ibyo gukiranuka, ariko ubundi warasenze ubura iki? Nukora ibyo gukiranuka ukabana n'Imana, Yesu azakugirira neza. Yesu aje kukugota. Imana ishimwe, aje kugutuza ku musozi mwiza cyane, aje kugutuza ku musozi, nukuri umusozi mwiza, umusozi unejeje umutima wawe. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, Imana igitabara, kandi Imana igibasha kugira neza. Ariko yavuze cyane, ndatinda ku ijambo rivuga ngo cyane abantu bagize ute, bamwubaha. Muve mu byaha, muve mu byo mwibwira, muve mu byo gukiranirwa, mwubaha Uwiteka, nawe aje kugira ute, aje kubagota. Imana ishimwe, azababera ubwugamo, azababera ubuhungiro muri byose. Njya mbwira abantu ngo hari igihe cyagera ukabura ubuhungiro, ukabura aho uhungira, ukabura kwa so wanyu, ukabura kwa nyoko wanyu, ukabura kwa nyogosenge, ukabura aho wavutse, ukabura umuryango uvukamo. Ariko Yesu aracyateze iki? Aracyateze amaboko ngo akubere ubuhungiro. Imana ishimwe, wabura aho ugana, ariko uganye kwa Yesu yakubera byose, yakubera mbese yakubera urufunguzo rw'ibyawe. Imana yacu nishimwe. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota iki? Abantu bamwubaha. Nimwubaha Imana, nayo izabagirira neza. Nimwubaha Imana, izabarengera. Nimukora ibyo gukiranuka, ibyo mwibwira n'ibyo mugambire n'ibyo muri gutekereza, iyi Imana izabana namwe. Nabwiye ngo Imana ntikora nk'abantu, kandi ntireba nk'iki? Ntireba nk'abantu, ireba umutima uyubaha, ureba umutima uciye bugufiya. Imana ishimwe, ngo abayishikamishijeho iki? Ngo abayishikamishijeho umutima, ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ngo izabarinda, ngo bibere iki? Bibere amahoro masa. Imana yacu nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Rero nakubwira ngo shikamishaho Imana, uyishikamisheho umutima, uyubahe, ukora ibyo gukiranuka. Nukora ibyo gukiranuka irakwemera, nukora ibyo gukiranuka izakurinda, nukora ibyo gukiranuka izakugirira neza, nukora ibyo gukiranuka izagutabara, nukora ibyo gukiranuka nta na kimwe uzaburana iki? Uzaburana Imana. Nukora ibyo gukiranuka izakugwanirira, urwo rugamba izarugwana, izo ntambara urimo izazigwana. Nukora iki? Nukora ibyo gukiranuka uzabona iki? Uzabona ubwiza bw'iki? Uzabona ubwiza bw'Imana. Muririmbyi yararirimbye haravuga ngo aracyariho Yesu, ngo biganza bigaba iki? Biganza bigaba amahoro. Aracyariho. Imana ishimwe, ntaho yagiye, kandi nukuri izarengera iki? Izarengera intore zitakira ku manywa na ryari, ku manywa na nijoro. Wowe shaka umwanya wo gushaka Uwiteka, shaka umwanya wihererane nawe, aho uri hose wihererane nawe. Njya mbwira abantu ngo ntabwo wabura umwanya n'uw'iminota 20 wo kwihererana n'iki? Wo kwihererana n'Imana, ukumva icyo Imana igushakaho, ukumva icyo Imana ivugana nawe. Uri mu isoko, wakwibeta isoko ukaza ukareba ahantu wihengeka, ubundi ukihererana nayo. Izumva gusenga kwawe, izakurengera, izagutabara, izagukuraho uwo mwaku, izagukuraho ibyo bihombo, izagukuraho iyo nyatsi. Niwihererana nayo izagukuraho izo karande zakuzengereje. Karande zarakumenaguye, nta buzima ukigira kubera za karande. Ariko niwiherana n'Imana, izo karande izazimenagura. Niyo wafata iminota 15 ukegera Imana
ugasenga Imana. Va mu iduka ryawe ufate iminota 10, ufate 15, wihererane n'Imana. Imana ishimwe, izumva gusenga kwawe, izakurengera, izagutabara. Nta Imana itakura umuntu, nta naho izakugeza. Izo karande zakunaniye, izo karande ubona zidacika, izo karande ubona zitavaho, Imana ishoboye gukuraho iki? Imana ishoboye gukuraho karande. Imana yagukuraho umwaku. Imana itugirire neza, kubera ko wagize ute? Wihereranye nayo. Ni wihererane nayo, Imana izakugirira neza. Nukuri ibeta ubutunzi bw'isi, wihererane n'Imana, yishakira umwanya. Ariko banyarwandakazi, kubera iki mubura umwanya? Mukabura umwanya mwahereza Imana? Kuki mubona imyanya yo kujya mu kabari, mukabona imyanya yo kujya mu mabuwate, mukabona imyanya yo kujya mu masoko, mukabona umwanya wo kujya mu bidashinga? Iyo myanya kuki muyibona? Kuki mubura umwanya wo guhereza iki? Guhereza Imana. Uko mubura umwanya wo guhereza Imana, niko nayo ije kubaburira umwanya. Kandi ndababwiza ukuri, ni ukuri hari abantu mugiye gusenga amatake, mugiye gushaka Imana itakiboneka, nyamara yabahaye igihe muri kwidegembya, aho mwagafashe umwanya ngo musenge Imana, mwegere Imana. Igihe cyanyu mukagitera ku mihanda mujya gutega, igihe cyanyu mukagitera mu marogi. Nyamara va muri ibyo, va mu marogi. Wandaya we nuve mu marogi, wandaya we nureke kujya gutega, ugaruka uzi imbere y'Imana, uyishakira umwanya. Imana ikugirire neza. N'abasambanyi mugiye kujya muburaho musambanira, mugiye kubura n'amarogi mwinjiramo, bigiye kubacikana, bigiye kubakomerana. Nyamara ndabinginga, nimuze mushaka iki? Mushaka ubwami bw'Imana. Imana muyishakira iki? Muyishakira umwanya wo gusenga. Hari abarokore baguye akamara umwaka wose atazi mu rusengero, akamara umwaka wose atavugana n'Imana. Ndakwinginga nkubwira ngo nugaruke uve mu ntege nke. Nibyo Satani yarakurashe, ariko garuka ushakira Imana umwanya, kubera ko umwanya wicaragamo nta wundi muntu wicayemo. Imana irashaka kugira ngo ugaruke uyishakira umwanya. Nibyo koko uragenda ukajya gucuruza umunsi wose ukarangira utarashyira na Mwami Yesu mu kanwa kawe, ariko ndakwinginga ngo shakira iki? Shakira Imana umwanya. Imana itugirire neza. Yishakira umwanya, uyisenge. Imana ikuha amakuru, Imana ikugirire neza. Ni gute ushobora kuba uri umunyamasengesho ukirirwa mu bucuruzi cyangwa ukirirwa mu bintu runaka, ukaburira Imana, ukumva ngo wabuze umwanya, ubura n'iminota 20, ubuze iminota 20, ubuze na 15, ubuze 15, ubuze n'iminota 10, ubuze iminota 10, ubuze n'iminota 5 imbere y'iki? Imbere y'Imana. Niyo yaba iminota 5, ukayibwira ati Mwami, dore ndaje nciye bugufi, ukatura ibyaha byawe. Imana ntiyabura kugira ute? Ntiyabura kukugirira neza. Ndi kukubwira ngo shakira iki? Shakira Imana umwanya. Kuko hari abantu mugiye kuzayishakira umwanya mutakigize ute? Mutakiyibona. Ariko nimuyishakira iki? Nimuyishakira umwanya. Nimumara kuyishakira umwanya, muyibwire ibyanyu byose, uyibwire agahinda kawe. Hakwirirwa uganyira mwene so, kwirirwa uganyira mwene nyoko, kwirirwa uganyira inshuti n'abavandimwe, baguseka bagukwena, ntacyo byakumarira. Ibyo ntacyo. Uwo uganyira ni ugenda akabwira mugenzi wawe ati dore bimeze gutya na gutya, ariko waje ukazana cya kibazo cyawe ukakihererana ukakibwira Imana. Iyi Mana hari ikintu yagira ute? Yagira ikikora ku buzima bwawe. Ngaruka ku ijambo rivuga ngo ije kugota abantu bagize ute? Abantu bayubaha. Nawe nushaka akanya ko kubaha Imana kugira ngo nawe igushyire mu mubare wabije kugirira neza. Imana ishimwe. Imana ihabwe iki? Imana ihabwe icyubahiro. Shakira Imana umwanya, nayo iraboneka. Ariko hari abantu bagiye kuzayishakira umwanya bitagize ute? Bitagikunze. Kuko yabahaye igihe cyo kwihana, ibaha igihe cyo kugira ngo muze imbere yayo muranga, mwarinangiye, aho kugira ngo muyishakire umwanya, ahubwo mukabona umwanya ujya kwiri gusinda, ukabona umwanya wo kujya gusambana, ukabona umwanya wo kujya kwiba, ukabona umwanya wo kujya kwiri gubyina mu mabuwate, ukabona umwanya wo kujya muri ibyo byose. Ariko ngo waburiye iki? Imana umwanya. Garukiraho ngaho, garukiraho ngaho. Niwumva ubu butumwa ugarukira iki? Ugarukiraho ngaho, kuko ibigutuze, ibigutugaritse ni byinshi. Ibigutugaritse Imana ikinguye ukakwereka ibintu bigutugaritse, wagira ute? Wagira ubwoba. Niyo mpamvu nkubwiye ngo nawe nushakira umwanya Imana, wa musore we shakira Imana umwanya.
umwanya, mukobwa ushakira Imana umwanya, mugabo ushakira Imana umwanya, mugore ushakira Imana uyishakira umwanya, mushumba nawe shakira Imana umwanya, kuko dufite n'abashumba hanze aha ngo baburire Imana umwanya, ariko bakabona umwanya wo kujya mu byaha, bakabona umwanya wo kwiyoberanya, bakajya gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Mugarukira iki? Mugarukira aho ngaho, kubera yuko Imana nayo ni ukuri iracyabinginga kandi iracyateza iki? Iracyateza amaboko. Mugarukira Imana ibagirire neza, namwe mujye mu mubare waba Imana ije kugirira neza. Jambo ryavuze ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu bamwubaha. Shaka uburyo wubaha Imana, nuyubahe kuyigote, nuyubahe. Muri make ntabwo Imana yaza kugota abantu hatari impamvu itumye ibagota. Rero hari ibintu bibatuze, hari ibintu byugarije abantu bitumye Imana ivuze ngo abayubaha, abakiranutsi bayo, abayegera ije kubagota. Bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kugira ute, utabashika kunyeganyezwa. Abari mu baba y'Uwiteka barashinganye. Imana ishimwe, nta kintu cyabanyeganyeza, nta kintu cyabakura muri ayo mababa. Nawe shakira umwanya, uwushakira Imana ikugote, igushyire mu ihema ryayo. Imana yo mu ijuru, Imana itugirire neza. Iryo jambo muzarikurikire muri some. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibagirire neza, kandi nubasha kumva uhindukire. Niyo wajya ushaka akanya k'iminota 5 ariko ugaha Imana, ni ukuri umunsi wose ntukire utarabonana n'Imana ngo uvugane nayo no mu isengesho, kuko ngo nta n'isengesho riba umunyagara imbere y'iki? Imbere y'Imana. Niyo yaba iminota 5 ukayibwira ati Imana, ukasenga ukayibwira, Imana yagira ute? Imana yakumva, kandi ni ukuri Imana yaguha umugisha. Mureka twishakira iki? Twishakira ubwami bw'Imana kurenza ko mushaka amafaranga, kuko amafaranga benshi barimo barayasiga, amazo benshi bari kuyasiga, n'abandi bagiye kuyasiga. Hari ibintu bikomeye cyane bigiye kuza bigatuma umwana arira nyina ntagire ute, nyina ntiyumve. Imana yo mu ijuru iturengera. Ariyo mpamvu mbanje kubabwira ngo nimwishakire iki? Nimwishakire ubwugamo, nimwishakire Imana ibugamishe, ibashyire mu bwugamo bwayo, ibashyire mu burinzi bwayo. Muyegere cyane, kuko ibihe tugiye kwinjiramo biragoye, birakomeye. Benshi bajya babivuga ngo n'ay'abahanuzi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo abari maso, abafite amaso, ni ukuri mushakire iki? Mushakire Imana umwanya, mwinjire mu ihema ryayo, nayo ibarinde, ibarinde akaga n'amakuba. Imana yo mu ijuru, Imana itugirire neza. Iryo ryari ijambo ry'Imana. Nagira ngo nkubwire ngo nawe ushakire iki? Ushakire Imana umwanya, ntukabure umwanya na mutoya imbere yayo. Niba ubuze umwanya wo kuririmba, bona n'uwo gusenga. Imana itugirire neza, bityo Imana izarushaho kuguhereza iki? Izarushaho kuguhereza umugisha. Imana rero nibampera umugisha, kuko Imana yacu izaza ye kugira ute? Izaza yo guceceka. Iryo ryari ijambo ry'Imana, ariko tuba dufite n'ubundi butumwa n'izindi message Imana iba yagize ute? Imana iba yaduhaye. Nababwiye ngo ntabwo Imana igiceceka ku muntu wasenze Imana, ku muntu wabanye n'Imana. Nanjye nasenze Imana, rero ibasha kubana nanjye, ibasha kuvugana nanjye, ibasha no kubantumaho. Ngira ngo mbabwire iki Imana yagize ute? Iki Imana yabantumyeho. Imana yo mu ijuru itugirire neza kandi iturengere. Ejo bundi nararyamye, Imana isura mu nzozi, mbona iyerekwa rikomeye cyane, ariko njya mbwira abantu ngo ibyo tubona bikomeye ku Mana yo bigize ute? Biroroshye. Wowe rero ugiye kuntega amatwi, ukaba ugiye kumva, Imana yo mu ijuru ikugirire neza kandi iguhe ubwenge bwo gusenga. Ejo bundi nararyamye, Imana iransura. Imaze kunsura, ngiye kubona mbona umusozi muremure. Uwo musozi nabonaga wari muremure, ariko nkabona uri kumanuka uza ahantu mu kibaya. Ngiye kubona mbona womotse uza ahantu nanjye nari mpagaze ahantu ku musozi. Ngiye kubona mbona riyerekwa ryanteye ubwoba. Ngiye kubona mbona inka nyinshi ziturutse kuri uwo musozi.
inka nyinshi, inka nziza z'umweru zifite amabara y'umweru. Abantu bazi inka z'inyambo barazizi, nabonaga izo nka zimeze nk'inyambo zifite amahembe agondoye, ariko izo nka ari umweru cyane. Nta nka yari irimo yari ifite ibara ry'umukara, izo nka zari umweru. None ngiye kubona mbona ziri kugenda zirukanka cyane, umusozi zigezeho abo zihasanze ari abari kuva mu isoko, ari abari guhinga, nkajya kubona nkabona nabo birukankanye na za nka. Mbese aho zigeze abantu bagenda bahura na za nka, aho kugira ngo bakomeze bagende bajye iyo zivuye, ahubwo nabo bagahita bahindukira, nkabona nabo bahunganye na za nka. Mbona izo nka ziri guhunga, ariko ari inka nyinshi, nta wari kuzazibara ngo azishobore. Nabonaga ari inka nyinshi kandi inka zimishije, zibyibushye, zisa neza, ariko nkabona ziri kwiruka umusozi zigezeho, nkabona n'abantu zihasanze nabo barimo baragenda birukanka na za nka. Rero nshuti bene data, bavandimwe banyarwanda banyumva bari mu bihugu bitandukanye, mu gusenga mukaba maso, mukegera iki? Mukegera Imana. Iyerekwa ryanjye ndirangiza, narirangije n'ubundi za nka n'abantu mbona ziri gukomeza, mbona abantu bahungana na za nka, abantu bagenda bahungana na za nka, bahungana na za nka, bahungana na za nka. Ndinda mva mu iyerekwa ntarabona ibyo bintu bigize ute birangira. Iryo yerekwa riratambuka, rimaze gutambuka ndongera mbona Imana intuma ku bantu, intuma ku turere tubiri. Ndabivuga nk'uko Imana yabimbwiye. Imana irambwira ngo nimbwira akarere ka Rusizi n'akarere ka Nyamasheke ngo mbabwire ngo Imana irahanyuze kandi irahatinze, ngo mbabwire ngo ndetse guhera umwana mutoya kugeza ku musaza ngo bagiye kumenya ko Imana yagize ute, Imana yahaciye. Ikajya imbwira cyane, imbwira n'ingufu cyane, imbwira n'ingufu cyane ngo babwire ngo ndahanyuze, ndahatinze, ngo kandi bigiye kumenyekana ko ntinze mu karere ka Rusizi, ngo bigiye kumenyekana ko ntinze mu karere ka Nyamasheke. Ikajya imbwira cyane n'ijwi ry'ingufu cyane, imbwira cyane n'imbaraga nyinshi. Nabonaga mfite izindi mbaraga, imbwira n'imbaraga nyinshi n'ijwi rirenga cyane, numva rikomeye cyane, rifite imbaraga. Ngo bwira, babwire, ngo babwire akarere ka Rusizi, babwire akarere ka Nyamasheke, ngo babwire ngo Uwiteka arahanyuze kandi bigiye kumenyekana. Umwana agiye kubimenya ko Uwiteka hanyuze hatinze, umusaza agiye kubimenya ko Uwiteka aciye muri utwo turere, Uwiteka hanyuze cyane. Sinzi, ariko Imana yarambwiye ngo mbibabwire, mbabwire wa karere ka Nyamasheke we, wa karere ka Rusizi we, mube maso musenge, kuko Uwiteka yarambwiye ngo arahanyuze kandi arahatinze. Buri wese n'umwana azabimenya ko Imana yagize ute, yahanyuze. Ubwo ibigiye kubera mu karere ka Rusizi ntabwo nzi ibyo ari byo, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimushake mugire ute, nimushake musenge, kuko hagiye kuba ikintu gikomeye cyane. Umuntu wese cyangwa se amatwi azabyumva azacura injereri. Imana ibagirire neza. Yambwiraga ngo nimbibabwire kandi ifite uburakare bwinshi cyane, mbese imbwizi izindi mbaraga zikomeye, ngo nimbibatangarize mbibabwire. Rero Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibagirire neza. Byarangiye imbwiye ngo karere ka Nyamasheke, akarere ka Rusizi hagiye kubera ikintu gikomeye cyane. Rero musenge, Imana yo mu ijuru ibafashe, ibagirire neza. Kandi nukuri hari ukuntu umuntu ajya atambutsa message ugasanga abantu baravuga ngo abantu bazanye ngo ibintu bitera abantu ubwoba. Ntabwo ari ukubatera ubwoba. Shuti banyarwanda bene data, nimuze dusenge, mwegera Imana. Nyamasheke mwegera Imana, Rusizi mwegera Imana. Shakira umwana Imana, muyishakira umwanya, uri mu isoko uyishakira umwanya. Fata iminota mikeya utazatungurwa, fata iminota mike usenge, ubane n'Imana. Imana izana ubutabazi muri utwo turere. Imana yo mu ijuru ibagirire neza kandi Imana ibagwanirire, ibaneshereze. Rero nkarabiye imbere yanyu, Imana yarambwiye ngo mbibabwire. Imana ibaha umugisha, ibagirire neza, hamwe no kumva icyo Imana yagize ute, yantumye. Ubwo nayo ndayitumikiye nk'uko yabintumye, mbashije kubivuga uko yabimbwiye. Rero musenge banyarwanda, musenge. Kandi si n'akarere ka Nyamasheke gusa, n'ahandi hose no mu tundi turere abantu nimusenge. Bantu nimushaka Imana kurenza uko muri gushaka ubutunzi,
n'ibindi, kurenza uko muri gushaka kubaka amazu, kurenza uko muri gushaka kuzana abagore beza. Oya, nimushaka iki? Nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bizaza ari inyongera. Imana ibagirire neza, Imana irabakunda, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu bagize ute? Abantu bamwubaha. Rero Imana irabakunda Nyamasheke, Imana irabakunda Rusizi, Imana irabakunda, ahubwo Imana irashaka ko musenga. Nimusenga mukegera Imana, izabegera kandi izabaneshereza kandi izabagirira neza. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo ntimukuke iki? Ntimukuke imitima yanyu, nimwizere iki? Nimwizere Imana. Ntabwo Imana ibivugiye ibintu kugira ngo mukuke imitima, ahubwo ibigira ngo musenge. Birashoboka ko abantu mwagabanyije ibihe byo gusenga, ntimugisenga, abiyirizaga ntimukiyiriza, abafataga iminsi 3 mwarabiretse, mwaraguye, mwararambaraye. Nukuri abantu mufite ubukonje, mwavuye mu bihe by'Imana, mwavuye mu bihe by'amasengesho. Nimwongere mwiyungemo imbaraga, mwongere mugaruke mu bihe by'amasengesho. Imana izabagirira neza, kuko umuririmbyi yavuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ute? Ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Imana nibampera umugisha. Ubwo bwari ubutumwa bwari bunyicaje hano imbere ya kamera, Uwiteka yampaye ngo mbagezeho. Imana nibaha umugisha kandi bagirire neza. Shalom, shalom, turi kumwe. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Araruhutse, ndananiwe. Imana iguha umugisha rero kubwo kumvira umwuka w'Imana. Amen. Namwe mudukurikira kuri izi kamera Umuremyi TV, mukurikire ubwo butumwa burakomeye cyane. Ntihagire ureka kubwumva, ubwumva burangize kandi ubwoherereza abandi bakunzi bawe kandi nabuzi bose, uboherereze bumve ubu butumwa, kugira ngo utazakira wenyine kandi n'abandi bakeneye gukira. Baturage ba Rusizi, bantu ba Nyamasheke, murabwumva, nimwege muri kubwirwa, twese turi kubwirwa bo mu Rwanda. Reka rero twumvire iri jambo cyangwa twumvire ijwi ry'Imana itugejejeho. Reka rero dushimire umukozi w'Imana utugejejeho iri jambo ry'Imana, kandi akaba yumviye ubutumwa bwiza, akaba yumviye Imana kugira ngo aduhe ubu butumwa. Reka tumusabire umugisha. Amen. Imana yigire ite imuhe umugisha. Ndawakiriye mu izina rya Yesu. Namwe rero mwadukurikiye, reka tubasabire umugisha. Imana ibarinde kandi bakomeze ibihe byose, muhahe muronke kandi ibyo mushaka, ibyo mwifuza ku Mana, ibyifuzo byinshi cyane Imana ijye ibasubiza, kuko twebwe turi Umuremyi TV. Nitwa Gracie, dukora ibiganiro by'Umuremyi TV kugira ngo abantu babashe gukira, kuko nibyo twahamagariwe. Namwe nimudufashe, mukore share, mukore comment, mukore, abantu benshi cyane babikore, noneho tubashe gufashanya muri uko gukora umurimo w'Imana. Reka rero tumushimire, tumusabe. Hari abagukenera kugira ngo basengere, hari abananiwe cyangwa hari abashaka kugira ngo babe bakubona, watanga nimero zawe noneho bakubona. Murakoze cyane, Imana ibampera umugisha. Ku muntu wese wakenera kugira icyambaza se cyangwa ashaka kugira icyo nansobanuza, ni karibu, nta kibazo kumwitaba, ndahari. Namba nshakirwaho 0738 81 24 53, 0738 81 24 53. MTN ni 0788 08 11 425. Niyo nomero nkoresha. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Murakoze cyane. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Rero ntago ari ukugushaka, ahubwo bazagushake ubasengera, kuko urimo umwuka w'Imana. Imana iguha umugisha. Reka tugusabe noneho udusoreze, udusengera Imana muri ubwo buryo. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Mana yacu, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka. Turagushimiye ko wabanye natwe imbere y'Umuremyi TV. Nuhabwe icyubahiro Yesu. Nyemerera n'ubundi data mukunzi mwiza, maze gutambutsa ubutumwa bwawe nk'uko wabumpaye. Ubu butumwa sengeye imitima ya benshi izabwumva, kugira ngo iyi mitima izubakike kandi izakomere.
mu izina rya Yesu Kristo unyemerere data mukunzi mwiza, kandi ubu butumwa mwami Imana nyiribihe, umuntu wese uzagerageza gufata igihe cye akabwumva, umuha umugisha kandi uzamurokore amakuba n'ibyago, uzamurokore ibimwugarije n'ibimuhiga n'ibimugenza mu izina rya Yesu Kristo, kuko azaba abashije kumvira, umugirire neza kandi umuha umugisha. Sabiye umugisha rero abazadukurikirana, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mu izina rya Yesu Kristo ubaha umugisha kandi ubagirire neza, kandi ntabura kukubwira ngo nuturengere Yesu, urengere abanyarwanda, urengere akarere ka Rusizi, urengere akarere ka Nyamasheke, Mana urengere abaturage baho mu izina rya Yesu, ubane n'ubwoko bwawe kandi ubaha imbaraga zo gusenga, ubaha ubwenge mwami Imana bwo kugendana nawe mu izina rya Yesu, ubagwanirire kandi ubiteho, ubabere ingabo ibakingira, izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze, turagushimiye mukunzi mwiza rero, ngaho komeza kurinda ubwoko bwawe, urinda abantu bawe bahabwa umugisha n'Imana, nanjye ndawubasabiye muri byose ni mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, Imana niguha umugisha mukozi w'Imana. Amen. Namwe mwadukurikiye ku Muremyi TV, tubasabiye umugisha, Imana ibarinde. Ciao ciao, ibiganiro byacu nakagaruka, murakoze cyane. Amen, amen. Amen.